Muraho neza tubahaye ikaze nanone. Uyu munsi twatetse imboga zihendutse, zoroshye guteka kandi ziryoshye. Niba ushaka kumenya uko naziteguye, kurikira video yose, ni karibu. Urabona ko mfite dodo. Umufungo umwe ni uwa desa, ibiceri desa. Nkabigira karoti nazo za desa ebyiri. Nkagira inyanya za desa. Ntukabyaramo. Ubu rero ngiye gukata imboga zanjye. Urabona ibintu bihendutse, twebwe dukoresha bikeya dufite kubera ubushobozi bwacu. Urabona ibintu bihenze koko. Imboga rero turazikata nk'ibisanzwe. Guys, imboga ni nziza mu mubiri wacu. Ubishoboye nako tubishoboye twajya tuzitegura ku mafunguro yacu ya buri munsi, kuko imboga ndetse n'imbuto ziba mu birinda indwara. Mujye muzitegura rero, tujye tuzitegura kugira ngo umubiri wacu ugire ubudahangarwa. Turazikata rero nk'ibisanzwe, turazikata nta birenze. Izi mboga zanjye ziroroshye. Dukomeje kubaha ikaze abantu bashasha hano kuri Grace's Kitchen. Ni karibu, ntabwo mwibeshye mwahageze. Ni ukuri icyo tubifuzaho nuko mwakanda subscribe, mugasharinga amavideo ndetse mukaduha na comment. Guys, ku mafaranga make yanjye rero ngiye kurya imboga. Izi mboga zanjye rero ntago nshaka kuziteka zirimo isosi, gusa ziraba zoroshye kuko mfite agasosi ku ruhande n'ibindi biryo nateguye. Niyo mpamvu ntashaka kuzishiramo ibintu bijyanye n'ubunyobwa ndetse n'ibintu bijyanye n'isosi. Imboga zanjye rero maze kuzikata nzishize ku ruhande, ngiye gukurikizaho gukata karoti. Sinkunda imboga zihiye cyane. Imboga zihiye cyane ziba zatakaje vitamine. Hari n'abantu bateka imboga bakabanza kuzitogosa. Ya vitamine yo mu mboga iba isigara muri ya mazi. Vitamine ntaguma muri vitamine zose ziri mu mboga. Inyinshi mba mwazisize muri ya mazi mwatogoshejemo. Ngiye gukata rero karoti yanjye. Hano karoti ushatse wateka imwe kuko nawe urabona ko ihagije, ariko njye ndashaka karoti nyinshi ziza kuba zigaragaramo neza, kandi ndakata karoti ziringaniye zitari bimwe binini cyane. Guys, rero nkuko nari mbibasabye mu kanya batarakora subscribe, muyikore, musharinga amavideo ndetse muduhe na comment. Turakomeza dukate karoti rero. Nkata karoti mekenya. Buriya hari ako ndi guterera mu kanwa nuko mutari kubibona. Yego, urabona ko imwe yari ihagije, ariko ngiye kuzikata ari zombi, n'ubundi nazikoreye kuziteka muri izi mboga. Ko nabibabwiye izi mboga ntabwo ndi buzihishe cyane, kandi ntimukajye muteka imboga mubanje kuzitogosa. Uko zaba zirura kose ujye wihangana uziteke utarazitogosa, nibwo uba uriye vitamine zose. Kuko iyo uzitogosheje vitamine isigara hehe? Muri ya mazi wazitogoshejemo. Yego, karoti rero nuko nzikase. Ndahita nkurikizaho gukata ibindi. Ndi gukora mise en place y'ibyo ngiye guteka kugira ngo mbiteke biri hafi yanjye, ntacyo nibagiwe, ntacyo ndi bujye gushaka ku ruhande. Aho rero mpafite igitunguru cyose ndagiteka. Ndabanza gukuraho ibyo ntakeneye, utuntu tw'umwanda nabirunze. Nimugire ikibazo, ariko ushobora gukuraho ibintu by'imyanda ukongera ukajya kukironga nta kibazo.
kuraho ibintu byose udakeneye. Dukomeza gushimira abantu mwarangije gukora subscribe, abaduha comment zanyu turazikunda kandi turabubaha. Imana ibahe umugisha, Imana ibongerere. Ukuri mwarakoze kudushigikira, mukomeze mudushigikire tugere kure, turebe ko natwe hari icyo twakwigezaho. Ezi rero igitunguru cyanjye mumaze gukuraho imyanda, reka nongere ngicishe mu mazi nongere nyoze. Ndangije kucyoza rero ndahita ngikata muri ubwo buryo ubona. Ushatse wagikata uko ushaka, nta birenze. Ifunguro turi guteka hano mu by'ukuri nta birenze, nawe utazi kuritegura. Gusa ni uko abantu benshi bazi ko abantu bose bafite ubushobozi bungana bateka ibintu bimeze kimwe. Oya, nta na rimwe abantu bose bazaresha, ntibishoboka. Igitunguru nari nkirangije, ngiye gukata inyanya, ariko ndatoranyamo inyanya zahiye cyane kurusha izindi, aba arizo nkata, kuko urabona umufungo umwe w'imboga n'inyanya zingana kuriya zaba ari nyinshi, kandi mfite n'agasosi ku ruhande. Ubwo rero nashatse gushyiramo izi nyanya kugira ngo zize kuba zisa neza, ziyongereyemo n'akagu, ariko utabishaka ntabwo washyiramo inyanya igihe ufite agasosi ku ruhande. Yego, tuzahora rero tubashimira abakanze subscribe, baduha comment. Ntabwo tuzahwema kubashimira, kuko namwe ntabwo muhwema kudushimisha, ntabwo muhwema kutwereka urukundo, ntabwo muhwema kutwitaho no kudukurikirana, kuduha umwanya wanyu. Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ihaze kwifuza kwanyu. Imana urukundo mugira ijya irwongera. Nari maze gutunganya ibyo ndi bukoreshe rero, urabona imbabura n'isafuriya nabizanye, ngiye gusukamo amavuta, ni ya yandi asanzwe nsanzwe nkoresha. Yego, intego ni ugukoresha ibyo dufite bikazatugeza ku bindi byiyongereyeho birushijeho. Yego, dukoresha aya mavuta tuzi ko hari n'andi y'igihwagari n'andi meza atagira ingaruka, ariko nyine tuzajya dukoresha ibyo dufite kugira ngo bitugeze ku bindi, kandi nibitugeza ku bindi nabyo muzajya mubibona. Amavuta yarahiye rero, mbanjemo igitunguru. Mwabonye ko karoti zanjye n'imboga nabikatiye hamwe, nabishize mu isorori imwe, kubera ko n'ubundi ndi bubitekere icyarimwe, ndi bubishire mu isafuriya icyarimwe, ntabwo nshiramo kimwe ngo ikindi gikurikire. Hoya, kandi ndabyizeye ko byose biri buze gusha. Imboga zanjye rero nziteka ku kariro gake, kugira ngo zitaza gushirira hasi zitarasha, kuko nta mazi ndi bushiremo. Zirahishwa n'umwuka ndetse n'amazi yazo, n'amazi y'inyanya n'umunyu ndi bushire muri bwongeremo utuzi. Turavanga, ndavanga kugira ngo izo hasi zijye hejuru n'izo hejuru zijye hasi. Yego, ariko ikibazo cy'umuriro cyo nagikemuye, ndabizi neza ko zitafata hasi. Nawe ugabanyije, nzongera mpfundikiremo akanya gatoya. Urabona ko zari zitangiye kwikamo gake. Noneho ngiye gushyiramo akunyu, kugira ngo muzi ko umunyu ubyara amazi, kugira ngo zibyare amazi amfashe ko ziza gushya, ntaza kuzirya ari zidahiye. Urabona ko ziri kugenda zishamo gakeya, kandi sinkunda imboga zihiye cyane, niyo mpamvu karoti n'imboga nabishiriyemo rimwe. Karoti ntabwo nshaka ko ziza gushya kwa kundi zishya zigashwanyagurika. Oya, nshaka ko zikomeza kugaragara ariko zahiye, kwa kundi uzirya ukumva
haburagaho gatoya ngo zirye ari imijugwe, nibwo intungamubiri ziba zikirimo. Nshizemo inyanya rero, ubona ko imboga zihise zisa neza. Ubundi ibiryo utangira kuryoherwa utarabishyira no mu kanwa, amaso niyo abanza kuryoherwa, mu kanwa hagakurikiraho. Urabona ukuntu zihise zisa, zirasa neza cyane, amabara arimo kambereke, urazibona kandi izi mboga ukuntu zisa, se wambwira ngo zirabishe? Ziraryoshye cyane kuko nakoresheje imboga zimwe zitarura. Hari abazizi, naguze imboga bita ngo ni umuzi, za mboga ziba ari ndende cyane, nuko gusa namaze kuzironga bya bindi birebire nkabikata. Urabona inyanya zanjye ko nazo zitangiye gusha, kandi murabona ko imboga ziroroshye, nta mazi nashizemo. Karoti ko nayo ni kuriya nyishaka. Ikindi ntaberetse ni magi ngiye gushiramo, ndakoresha 2 kugira ngo akagu imboga zibe ziryoshye bya hatari. Niba hari ikindi kirungo kiryoha nka magi muzakimbwira muri comment, nzagishakisha. Kugeza ubu ngubu nyine ubushobozi bwanjye bugarukiye kugura amagi gusa. Ibindi birungo by'amafu sindatangira kubikoresha, nta nababeshe sinzi nuko babikoresha kuko sinigeze mbikoresha. Ubwo n'igihe cyo kubikoresha nikigera nzabanza nige uko babikoresha, nige mbaze ababifite bambwira uko babikora, babitekesha, ntazajabya, ntazaseba. Urabona za nyanya ukuntu zanyuzanyemo amazi ndetse n'umunyu. Imboga zanjye rero ni nkaho zihiye, ariko turagira ngo magi nayo ibanze ishe neza. Nubwo hari abantu nabonye barya amagi mbisi, ukabona ayiminjiriye ayivunguriye ku biryo. Nabyo ni bisasa kuri njye, ntabwo nanzi ko bazirya zidatetse. Urumva ko ubuturage buri aha ngaha, urumva ko kwirirwa mu rugo nta bwenge wunguka ntaki, ariko byarakemutse. Ubwenge dusigaye tubwigira kuri za YouTube, ku mbuga nkoranyambaga. Imboga zacu rero dore zirahiye, ndakuraho imbabura yanjye mbere kuko imboga zari zimeze. Nibwo tugejeje aha ngaha, wowe uri kureba video ugejeje aha ngaha utarakanda subscribe, ikande, umpe share, like na comment. Niba iyi video wayikunze ni ukuri, urabona izi mboga zitateye apeti? Izi mboga urabona zaba zibishe koko ari wowe? Kandi ziguza angahe se? 200, 400, 600, ntabwo zirengeje 1000, ni nka 950. Bye.